munsi uvuga ibyifuzo byawe. Usenze imyaka 32 uri umukobwa warangiza ugasenga ubwira Imana ngo aho bigeze ngo naho wamudakijijwe nazagusengera gahinduka. Abo muvindimwe bose se kutarabasengera ngo bahinduke, hanyuma uwo mutaziranye ni uzasengera gahinduka. Imana ni gusubiza izagusubiza igushubije, ntuzasubire mu mubabaro. Niguha inzu izaguha inzu, niguha umugabo izaguha umugabo uguha n'amahoro. Haleluya! Niguha igishoro izaguha igishoro, niguha guhaha izaguha guhaha. Zamurira haleluya. Hasire bala watota. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nunabara uzanabara unabaye, ntuzansubize mu mubabaro. Bwira umuntu mwegeranye ngo narasenze ariko Imana ninabara izanabara inabaye. Warasenze wariyirije kanyariya wagiye tuzabonwa wagiyeyo. Hari mfite amakuru muri iri teraniro, njyewe ntabwo amakuru mfite ntabwo nyabwira batayakeneye. Nje narari ryo kuvuga mfite na ADPR Kimironko mu kanya baranegereje saa 11 ngo bari mu giterane ngo cyo kumanura umwuka we rubanza bari barawumanitse. Ni biterane biri kuba muri ADPR ngo musumba yaramwe ngo nibyo kumanura umwuka we. Bintu binyuratu. Umva reka nkubwire, Imana ni gutabara. Ntabwo ikibazo ari ukuba waratinze gusubizwa, kuko ntabwo dutewe ubwoba n'ibyadutanze kugera iyo byajyaga. Hari ubwo ivatiri inyura kuri Jaguar ku mupaka yagera Nyabugogo ikanyura ngo izi kwihuta kuruta Jaguar, ariko ivatiri yigeze Nyabugogo igakuramo batatu nta muntu umenya ko hinjiye imodoka, ariko Jaguar yigeze Nyabugogo n'abakarani barabimenya. Nubwo watinze gusubizwa, Imana ikugeza aho ugomba gupakururira, nibwo abantu bose bazajya bamenya agaciro kawe. Ndagira ngo umuberere umuntu mwegeranye umubwire ngo naratinze ariko nari ipaciye byinshi. Umubwire ngo naratinze ariko nari ipaciye byinshi. Imana iguhe gupakurura, nibwo abantu bose bazajya bamenya agaciro kawe. Haguruka uzamure haleluya, haguruka uzamure haleluya, haguruka uzamure haleluya. Nimburi muri iri teraniro lawa sata sileba. Ndagira ngo dukomere Imana amashiku bwa Pastor Mama Aime. Muvuge ngo Mama Aime, Imana imuhe umugisha kandi mukomereza amaboko. Aho ari mu nzira agiye kugera hano ku cyumweru niyonka tuzahurira i Kanombe. Tugomba kumushyigikira, ntabwo abanyamahanga aribo bazahora batwishima hejuru. Tukabyina intsinzi yuko iby'Imana yasezeranyije Mama Aime bisohoje. Uyu munsi bose babireba yagombaga kuba ari hano. Turacyafite amakuru yuko ashobora kuhagera, ubwo nawe nimba azaza amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Nataba hari ni kuwa kabiri, ariko mamya yuko ashobora kugera hano. Nashaka za turirimbire ebyiri ariko ahagere. Icya gatatu turashimira Olivier akorana na Mama Aime, niwe umukorera kuri televiziyo yitwa Nyiramwiza TV. Mujyaho mukora subscribe, share, comment n'ibindi. Okay, mumwerekezeho ibiganza nawe muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Ni umwana wo mu batambyi, ise ni pasteur, ni inshuti yanjye hariya cyangwa. Amen. Uyu mukozi w'Imana ni mwamwerekezaho ibiganza. Mfite amakuru ya korari yariri kuririmba, ayo makuru nayahawe mu bicuku bya nijoro kuko njye amakuru y'iteraniro ndayafite. Imana yambwiye ngo mbwire korari yuko Imana igiye kubatunguza ibintu byitwa ibirori. Ibintu byitwa ibirori. Korari mwagahagurutse mukazamura haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire yuko nta ugiye kongera gutagangara, ahubwo Imana ibatabaye mutari mwandagara.
Imana yambwiye ngo igiye kubikora mutari mwandagara. Kandi nge manura gace, manura mu ntangiro z'umwaka no mu mpera zawo. Ubuhanuzi bwanjye bumanuka gace, ariko y'Imana imbwiye menya ko ari yivuze. Bwira umuntu mwegeranye ngo uko waje ntabwo ari kuri butahe muri iri teraniro nibiba. Hanyuma rero naranaririmbye, mbaririmbiraho muturirimbo tubiri muzo naririmbye. Mukunda gufashwa no kuririmba. Naririmbye indirimbo nyinshi, naririmbye ivuga ngo ndakomeza nyuma ndeba ibyo narenze mitandirimba ngo Imana niyo yahabaye, Imana niyo yahabaye, ahanje nihabakiruka, Imana niyo. Nyuma yaho nibwo nahise ndirimba indirimbo ivuga ngo nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyuba. Nabiriya Mana we, nabiriya nandabi uzabikorere Nyuma yaho gatoya mpita ndirimba ivuga ngo iminsi bakubariye kumara ku isi warayirengeje, nibarekeraho, nibareka Imana ikore, nibareka Imana nayisohoza amasezerano. Moberera umuntu mwegeranye umubwire ngo igihe cyabo cyararangiye, hasigaye ic'Imana. Umubwire ngo icyabo cyararangiye, igisigaye ni ic'Imana. Icyabo cyararangiye, igisigaye ni ic'Imana. Hari umuntu uhamya ko igihe cyabo cyarangiye? DJ mushuti wanjye, wamboneramo indirimbo yitwa warayirengeje, tukabanza tukishongora kuri Satani n'abadayimoni, tukababwira ngo iyo watubariye twarayirengeje. Zamura kabisa, bafure bayiva imbere hatagira umuntu yihagarara imbere. Ayiwe, nimba hari umuntu wayirengeje ayihereza icyubahiro. Warayirengeje nibarekeraho, wagize ute? Warayirengeje nibarekeraho, ongera uririmbe ngo warayirengeje nibarekeraho. Umva, Imana ireba abantu bakareba, yitegereje inzobo zose wasimbutse, yitegereje urengana uhora urengana, yitegereje amarozi uhora upangirwa, yitegereje ibinyoma bakubeshyera, yitegereje akagambano uhora ukorerwa, yitegereje abanzi bagukikije, harimo n'abongereza ibitega abandi bakohereza amahembe. Ariwe ariko Imana iri mu ijuru, Imanuwe no kureba aho byabereye, igasiga irangije dosiye, amagambo agashira ivuga. Rwose iminsi we, iminsi bakubariye kumara ku isi warayirengeje nibarekeraho, nibareka Imana igira ite, nibareka Imana ikore, nibareka Imana nayisohoza amasezerano. Nibareka igira ite, nibareka Imana ikore, nibareka Imana nayisohoza amasezerano. Ninde wayongera amashyi wayirengeje? Niyo yabumwe, niyo yabumwe, niyo yabumwe ayongera amashyi. Umva, ubabwire yuko imigambi yabo itazahama, uti yabanye na Sadurake na Meshake na Abedenego n'ubiracyahari, uti yabanye na Danieli mu rugo rw'intare n'ubiracyahari, uti yabanye na Hanika muha Samweli n'ubiracyahari, uti yabanye na Aburahamu na Sara n'ubiracyahari, uti yabanye na Dawidi mu rugamba n'ubiracyahari, kandi yabanye nawe cya gihe n'ubiracyahari. Unabibutse yuko uko yahoze n'uyu munsi ariko n'ubiracyahari. Bigutere kubabwira uti iminsi mwambariye narayirengeje nimurekeraho. Rwose iminsi we, iminsi
barashatse ariko ntibazamarana kabiri bakakubarira none muracari kumwe warayirengeje ntibarekeraho batarabishijwe ariko nesha kabivamo bakakubarira none agakizwa gakomeje warayirengeje ntibarekeraho batari kwiga ariko nazayarangiza bakakubarira none warayarangije cyangwa sura yakomeje warayirengeje ntibarekeraho wakwinjira muri korari batirarangiye nesha kabivamo bakakubarira none uracarimbamo warayirengeje ntibarekeraho wabushoye batinesha gahomba bakakubarira none uri murunguka warayirengeje ntibarekeraho hariho n'abagwanya umuhamagaro nk'abaguhamagaye bakakubarira igihe uzananirirwa warayirengeje ntibarekeraho kubw'ibibazo n'ibigeragezo duhurira nabyo mu isi bakakubarira ngo bazabona wiruka ku gasozi none uyinanzeho warayirengeje ntibarekeraho wamubonye akaza bakurwanya bagahaguruka ngo bakwirukane bakakubarira none uracakariho warayirengeje ntibarekeraho iminsi bakubariye kumara kwisi warayirengeje ntibarekeraho nibareka imana igira ite nibareka imana igore nibareka imana nayisoza amasezerano bareka igira ite bareka imana igore nibareka imana nayisoza buri muntu ndagira ngo ayikurire ubwatsi akurikije n'ububabare bw'ibyo yamuregeje wayikomera amashyi wayivugiriza impundu wayibyinira uyikurira ubwatsi uyikurira ubwatsi warayirengeje ntibarekeraho iyo baguteze warayirengeje ntibarekeraho iyo bakubariye warayirengeje ntibarekeraho ndagira ngo umwobere imbere uzayirenza imana ubwire ngo imbere uzayirenza kubera imana uhobera abantu nka 7 bahagaze hanyuma dica nkorere kuri seti hanyuma uhobera abantu nka 7 turi imbere ya data iteraniro n'ugukundana bwira abo bantu ngo niri imbere tuzayirenza kubari abantu bacinguruke bafure wicare witurize utekereze ibintu imana yakoze nurangiza wazamura amaboko wari aryama wakwicara wapfukama ubwira imana ngo nshingiye ku byo wakoze ufitiye icyizere ko nibisigaye uzabikorera kuyubahira yitwa ndabikweretse ariko mama wiyumvamo haleluya nayizamure n'amategeko abihari Teacher we sawa izamu Fugita webwa kwira mugacha ineza yawe sinayiwe
wese yicare ahari kuva nyiri mu nda ya mama harabuzavuyemo ese nibyo no mu mikambakambire harabasigaye aho ngaho no mu mikurire harabagiye bagenda na bugingo n'ubu buri munsi baragenda kuba nyihumeka ni wowe mbikesha mana na biriya mana ndabikweretse aho ngeze uyu munsi ni wowe mbikesha data na biriya mana ndabikweretse ayiyo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha 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 n'ubundi aho umvanye ni kure cyane ibuka ahantu uturutse tubishe amaso inyuma indemera icyizere ko na biriya uzabikora wafashe ibitagira ishusho ubiha ishusho uzi icyerekezo undangira inzira mbona birangiye urabitangiza ayiye na biriya mana ndabikweretse ayiyo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha ayiyo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere ndagira ngo buri muntu wese yitekerezeho mu ruhande rw'imirimo itangaje uwiteka yakoze buri wese atekereze ahantu imana imuvanye n'aho imugejeje ubuzima nakuriyemo ni wowe ubuzi ibikomere mfite ku mutima ni wowe ubizi kuba nyihumeka uba bazima n'umugambi wawe abantu bose bavuze ngo iruhuko ridashira warongeye umbeshaho aho wanjugunye urahanoragurayo na biriya data ndabikweretse inshuti n'imiryango bashobora kubyima amahirwe ariko mana ni wowe byeretse ayiyo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzamura ikiganza uyibwire ngo uzabikorere kwiyubahisha uzamura ikiganza uyibwire ngo uzabikorere kwiyubahisha ninde wazamura haleluya ndagira ngo izo mpinduka uri kugenda wumva muri iri teraniro izo mpinduka urimo kumva ugenda ugira muri wowe ndagira ngo nkubwire ngo izo mpinduka ziratanga n'impinduka mu byawe no mu bawe izi mpinduka ntabwo ari wowe ziri kubaho gusa zirasanga umugabo ahari mu kabari zirasanga abana aho bari ku ishuri zirasanga akazi kawe zirasanga ubucuruzi bwawe zirasanga bizinesi yawe izi mpinduka zigomba kugera kasire wako kasire
izo mpinduka ndagira ngo abantu bari muntu wese mumureke afashwe uko abyumva, hanyuma nimba hari abazanye bibiliya zabo bazifate tuzirambure. ndabona muri iri teraniro hari imbaraga z'abadayimoni ziri kuva ku bantu, hari imbaraga z'abadayimoni ziri kuva ku bantu, hari imbaraga z'abadayimoni ziri kurekura abantu, hari imyuka mibi iri kuva ku bantu, hari ukubohoka kudasanzwe. Mumwihorere, hagira abantu mumwihorere, hari imbaraga ziri kubohora abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo umva, ndagira ngo nkubwire ngo igiti data atateye mu buzima bwawe uyu munsi kirarandurwa. Igiti cyose data atateye mu buzima bwawe uyu munsi kiri burandurwe. Nesata si elewado me ezalakota sinema lawadota. Ndabona ikiganza cy'Uwiteka kigenda gikora buri muri ruhanga rwa buri muntu. Wumva ijwi ry'Imana rimbwira ko iri teraniro Imana yiteguye kubohora. This buri muntu wese mubihorere. Umva itangazo mawe n'ijuru, umva itangazo mawe n'ijuru, umva itangazo mawe n'ijuru. Igiti cyose data atateye mu buzima bwawe uyu mugoroba kigiye kurandurwa. Uyu mugoroba kigiye kurandurwa. Zimi imbaraga z'abapfumu, zibi z'abatwezi, zibi z'abacuraguzi, zibi z'ibyo bavuze uyu munsi ziri bukurweho. Umva nguhanurire, ubwo wari urimo ubohoka nabonaga uri ahantu uhagaze ahantu hameze nko muri ropuwe. Mbona hari inzira nyinshi wabuze inzira unyura. Mbona uri kubaza n'abantu ngo wanyura iyihe nzira ariko ntibakwiteho. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo umaze iminsi uhagaze ku musozi wabuze uwawugukuraho, ariko ngiye kubona mbona marayika w'Imana araje agufasha ikiganza kunyuza inzira imwe. Imana irambwira ngo aho wari waraburiye inzira igushireho marayika ugufata ukuboko akakunyuza mu nzira uzahuriramo n'umugisha wawe. Unzamurire haleluya. Uyu munsi Imana iraca inzira. Mumwicirize uriya muntu uhagaze imbere ya bafura yiva imbere. Hari abafashe Bibiliya munsomere Mariko ibice 15 n'umurongo wa 21. Hanyuma turasoreza mu Befeso ibice 2 n'umurongo wa 10. Mariko 15 umurongo wa 21. Utsomere neza cyane. Haleluya. Biravuze ngo Yesu yego batangira umugenzi waturukaga umusozi witwa Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alekizanderi. Bibiliya iravuze ngo batangira umugenzi waturukaga imusozi witwa Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alekizanderi na Rufu. Baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu, bamujyana ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo Nyabihanga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abefeso 2 umurongo wa 10
haravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Musubiremo ijambo rivuga ngo baramuhata. Imana ibahumure. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana. Murakoze. Ndagira ngo nutanga imvura cikanwa bitewe n'igihe nsigaranye. Ukomere Imana amashi. Mama Eme yinjiye hano. Waya ko mutaya ko mijuru ryarabivivuye rega. Mukomere Imana amashi. Tumwakire mu izina rya Yesu. Buriya barakore hari ijambo Satani yabashizemo rizatuma bapfa badashuri. Ubaza umuntu bimeze bite agahita kugira ngo ni isaha y'Imana itaragera. Ninde wabarose isaha z'Imana n'izi za Satani n'izi? Bwira umuntu mwegeranye ngo amasaha yose na y'Imana, saa moya ni y'Imana, saa mbiri ni y'Imana, saa tatu ni y'Imana, saa ine ni y'Imana, amasaha ya nijoro na y'Imana, n'ay'amanywa na y'Imana. Isaha yose Imana ishatse yagira gute yakora. Wenda ujye uvuga uti ni isaha yanjye itaragera, ariko ntukavuge ngo ni y'Imana. Bwira umuntu mwegeranye ngo uyu munsi Imana ishatse yabikora. Bimwe wasengeye igihe kirekire, bimwe wasabye igihe kirekire, uyu munsi Imana ishatse yagira gute yabikora. Reka mbabwire, muri iri teraniro nimba hariho ibintu birariranga ni ibintu birindwi. Icambere, buri ndwara yose winjije muri iri teraniro irasigara hano urataha we. Unzamurire haleluya nimba ubyize. Pasi erewa adema azen wa. Icyakabiri, umva ikintu kimanuye Imana cyakabiri. Buri hantu hose bavuze kutazarenga, Imana ishe kuhakurenza kuko ari Imana ishobora byose. Buri hantu hose bavuze kutazarenga, Imana igiye kuhakurenza. Nushaka unzamurire haleluya ntabwo mbizi, ariko buri hantu hose bavuze kutazarenga. Urwego bavuze kutazageraho, umugabo bavuze ko mutazabana, umukwe bavuze ko mutazaba. Ibyo bintu abantu bacizeho akadomo, Imana yashizeho akico. Ntabwo muri iri teraniro wanzamuriye haleluya y'imbaraga. Nimba uri muri iri teraniro umva. Icya gatatu, ahantu hatembye amarira y'agahinda hose, ntabwo Imana igiye gukamya amarira yawe, ahubwo icyo igiye gukora igiye kuyahindura. Moberera umuntu mwegeranye witonze, uretse umubwire ngo amarira y'ibyakurizaga hagiye gutemba y'ibyishimo. Amarira y'ibyakurizaga hagiye gutemba y'ibyishimo. Igihe kirageze akabacirira, uzababwire ngo aya ni ay'ibyishimo, ntabwo ari ay'agahinda. Amarira angana n'inkoni mwarimu yagukubise, ni nayo marira umuntu arira yadefanze. Amarira y'umubabaro wababaye ni angana n'amarira ugira mu gihe cy'umunezero. Amarira ugira mu buriri sheri wawe mwashwanye angana n'ayo ugira muri dari mwasezeranye Imana yabyemeye. Uzicyo nyina wa Yesu yakoze, ndi kubabwira igitangaza kwizera gutera Yesu gukora icyo atari bukore. Nutanyumvura cikanwa kandi Yesu yahise agaruka mu bukwe hagati, ahita ababwira ati mumutumbire. Ati ndetse ati umuhungu wawe mumutumbire nyine. We Yesu yarahakaniye nyina, ariko nyina kubera kwizera kwazi ko kurema n'ibitariho bikabaho,
araza arababwira ngo imbaraga n'ubundi naha zitira arabishoboye mwebwe mu mutumbira ati ndetse ati umuhungu wanjye ati kandi icyo ababwira mu gikore bwira umuntu mwegeranye ngo hari amaso Yesu atakwivana imbere hari abantu batumbira Yesu akaba atahikura yeganyeza umuntu mwegeranye umubwire ngo uyu munsi Yesu ntabwo ahikura ntabwo ndagira ngo muri iri teraniro Yesu agira ibintu ahindura agira ibintu agenda bikoze ngewe nabawe vuba mvukira ahantu habi biro mwegeranye ngo ahantu habi habaho hanyuma nkavuka no mu rugo rubi hari abantu banzi nkavuka no muri situwasiyo mbi ubwo abakuru barabyumva hari abana sindi isobanura hanyuma gukura ari nabi kuba hari nabi kwiga ari nabi ubuzima ari nabi imibereho ari nabi ibintu byose ubona kubaho birutwa no gupfa ariko reka nkubwire naho byatangira nabi kubamenye uyu mugabo ntabwo bijya bisoza nabi oya ndirira umuntu mwegeranye ngo byatangiye nabi ariko ntabwo bizaso ubure icyitondere mbwirira umuntu mwegeranye ngo Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umumaro ukugeza aho wari warananiwe kugera umuntu w'umumaro ukugeza aho wananiwe kugira gute kugera umuntu w'umumaro ukugeza aho wananiwe kugera ntabwo muri iri teraniro ntabwo muri kubyumva reka mbabaza amazina witwa wayiswe nande si umuntu hanyuma se amashuri wize wayigishijwe nande kugira ngo ube witwa mama runaka se byaturutse kuki kuba witwa umugore se byaturutse kuki kuba witwa mama runaka byaturutse kuki hanyuma imyenda wambaye yakozwe nande amafaranga utunze yakozwe nande ndagira ngo nkubwire ngo ibitangaza bibiri Imana ikora idakoresheje umuntu ni bibiri byonyine icyambere ni icy'urupfu n'iyirwigenga buriya umuntu yagerageza ngo udapfa akakohereza na Dubai ariko Imana itabishatse urapfa hamwe babohereza mu buhinde gira umuntu mwegeranye ngo wapfira no mu ndege utaragera Imana itahaba kode y'urupfu ifitwe n'Imana icya kabiri password yitwa ubugingo bwira umuntu mwegeranye ngo nuwagukunda ka gihumbi niyaguhesha ubugingo ibyo bireba Imana buriya ni nayo mpamvu abarokore benshi bavunwa n'ubusa icyambe ubugingo niba busengera baraburiza ikindi ubugingo nta muntu bufiteho uruhare ahubwo nimba hariho ikintu gisetsa Imana n'indi gifata umwanya wo gusoma isetswa no kwirirwa abantu babara ubugingo bw'abantu bwira umuntu mwegeranye utugurinda ubwawe ntukirirwe uvuga ubw'abantu ibyo ni bibiri byonyine ibindi twahugurana tukagirana inama tukubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu cyaha babona amahoro ariko ubugingo bwo n'ujya uhagera ugitegeka hanyuma kuba nimba mugenda mugenda n'abantu njya nimba hari n'abandi bihuta babe bagiye hari abarokore ariko Mana ngiye kukuvuga iyi minota isigaye ngiye kuvuga Imana mureka nivugira Imana yamaze gusimbuka impfu 11 kandi zifatika utangira ngo nizazindi zatinze ntabwo naguha ubuhamya nubona umuntu akubwira ngo yakoze agisida uwo bari bari kumwe umumotari arapfa arasigara Imana ikakurindira n'isura kugira ngo izahagarare imbere y'abantu uvuga Imana abazi indirimbo yitwa Imana niyo yahabaye kuri YouTube iriho habamo ijambo rivuga ngo mu nkoto ya Gitarama kuri 5 z'ukwa 9 2014 iryo jambo ribamo niyo manuka bahise bahagarikiraho mu Rwanda kujya batangaza agisida kuri social media yabaye ari saa 4 za mu gitondo ariko Asteri gonganye na hoho hanyuma Imana inyiza mu buryo mbibabwiye mwaseka fata umwanya w'inyuma ya shoferi ya myanya bicaraho bakegama imodoka bagiye kwicaramo abagenzi basigaye
ugiye kwicara mu mwanya wo hagati asanga harimo agatebe kavunitse aragasimbuka yicara mutwe imbere. Imodoka yuzuye shoferi ari kumwe n'umugore mwiza w'umubyeyi wateze rwangari, araza arandeba mu modoka yose arangije arambwira ngo mva kado, nari maze iminsi 3 mu masengero mfite igiterane ngiyemo. Aravuga ngo uyu mwanya wari uw'uyu mubyeyi, haguruka ujye kwicara kuri iriya ntebe basimbutse, ya yindi yavunitse. Mbanza kubyara, ariko aho bigeze ndibwira ngo nagarara imbere y'abantu buri. Icya kabiri umubyeyi andika ubusirimu, gatatu arambyara. Ndahaguruka ndagenda, abagenzi baravuga bati nimba wari uzi yuko haguruka yuba wahagurutse kare. Ubwo bari bari kumutuka bamubwira bati ushinzwe kwicaza ntabwo ushinzwe kuhaguruka bagenda. Tugeze mu nkoto dukoza mu bantu 8 bahise bapfa ako kanya. Uwo mubyeyi ni mukiye yarari. Abandi bagenda bapfa urusorongo, abavuyemo turi 2 ntacyo tubaye, turi 2 twenyine. Abandi bacitse amaboko, abandi bacitse amaguru, abagize bati nibuka ijambo rivuga ngo nzemera nanga ingabo nyinshi zipfe ku bwabo. Umva reka mbabwire, hari abantu bababwira ijambo ry'Imana bakazanamo inyorosho. Nimwumva Imana ivuga ngo izemera itanga ingabo nyinshi, ntibakababeshe, ntabwo ari ihene, ntabwo ari intama, ntabwo ari inka, ni abantu bagenda ariko Imana igakomeza igahagarara ku mugambi wawe w'iki kurimo. Reka ndabwire, nimubona amarozi mwakize mutangira ngo bayafunguye nabi, hari abo bayahaye arabica, ariko bayaguhaye gukiza mibe urakomeza ubaho kuko umugambi w'Imana Imana ikigufiteho. Nzamurira haleluya. Umva, agisida warokotse hari abandi zishe, ntabwo mbabesha. Igiti Morodekayi yari kubanikwaho bihindutse hari uwakimanitsweho cyangwa na. Hanyuma mu rwobo rw'intare aho Saduraka na Meshake na Abedenego bavuyemo nabo bajugunyemo bagashya. Urwobo rw'intare Danieli yavuyemo, ntabwo muzi ko hari abo bajugunyemo zikabamira burunguri. Bwira umuntu mwegeranye ngo aho wakiriye hari abandi bahapfiriye, ni umugambi w'Imana, Imana iracaguhagazeho. Uzamure haleluya nimba ubyibutse. Hari ahantu wakiriye, ahantu wakiriye hari abandi bahapfiriye. Muri bya bihe twanyuzemo, utangira ngo wirukanse cyane usiga ibyakwirukansaga, utangira ngo wihishe aho batabonaga, ahubwo yahakurindiye hari n'abandi bahaboneye nyuma. Igitanda uherutse kubyariraho kwa muganga bakubariye abagipfiriyeho ntiwakiryamaho, ariko Imana ibifite umugambi. Girira umuntu mwegeranye ngo ubu nonaha Imana igiye kukuzanira umuntu w'umumaro ukugeza aho wananiwe kugera. Giye guhanurira abantu bumva kandi kigaje iminota mike n'utanyumvura cikanwa. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo mbaza niba mfite. Nyamara nanjye kwiyumvira, ariko nyuma biriho byinshi, Samura biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuzi imbere Imana dushima. Ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze dufatanye tubyumve kimwe, birahari ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifite. Nzamuriye nk'ibiganza ukavuza impundu nashimira Imana. Ndangira ngo uyu munsi iri teraniro, ikintu cya mbere ngiye kugusaba uhindura imitekerereze wajya gutekereza.
uzana ibyifuzo byagutse imbere y'Imana. Je ntabwo njya nemera abantu bajya imbere y'Imana ugasanga ari kuzenguruka akanyarira yadukanze ngira ngo ari gusengera ibintu bifatika waziga amatwi ngo arimo arasengera ibintu by'abana bo mu wa mbere. Ngo mana ngo teremusi urabona yaramenetse, ariko ngo n'ibikombe bya parasitike ngo urabona mana ngo by'abana banyweramo igikoma birashaje, ngo n'amasorori y'abashyitsi mana we ngo buriya ngo ariya ne. N'ibyo bintu uri gusengera Imana icuruza ibyombura ngira ngo izabikuzanire. Sengera amafaranga uzajye ku isoko kubigura. Gira umuntu mwegeranye ngo uyu munsi ugira ibyifuzo bifatika bihatse ibindi. Icya kabiri ni mugakora ikosa mujye mumenya ikintu cyo kubana. Impamvu abantu utakimenya ingo z'abapagane n'ingo z'abarokore, ukabona ahubwo iz'abarokore nizo zisenyuka cyane. Abakobwa basigaye batinda basengera ubukwe kuruta gusengera urugo. Ninde wakubeshye ko ubukwe ari urugo? Utinda usengera urugo kuruta gusengera urugo. Ubukwe bwose ni ubukwe, ariko ubukwe bwose si urugo. Gira umuntu mwegeranye ngo ujye umenya ikibanza ukwiye gusengera. Ntukagire ibyifuzo byinshi bidafatika. Nge nsengera ibyifuzo bibiri uyu mwaka washize n'uyu nguyu turimo. Ni icyifuzo cy'amafaranga n'umugore byonyine, nta bindi byifuzo. Ubuse kiremo ngo imodoka neza amafaranga yamaye ubundi navamo imodoka. Gira umuntu mwegeranye ngo uyu munsi Imana ikore ku mitekerereze yawe, ikorane nawe. Ntabwo mushumba ni wo gusengera ugiye kuba mushumba ugasengera umunsi w'umushumba ugasengera n'inkoni. Ntabwo ari byo. Sengera kwimikwa, kuko inkoni yo ni itegeko barayitanga mu muhanga. Ijambo ry'Imana twasomye murabyibuka byavuze ngo tugiye kuganira. Cyatubwiye ku mugabo witwa Simoni. Ibanza kutubwira ngo Yesu aba. Bibutse ko Yesu yahuye n'ibigeragezo byinshi muri iyi si, ariko ntabwo nshaka kubivugaho. Yesu hari umurwayi mukunda kuvuga ngo wari uri ku kidendezi. Yesu mu isi yahamaze imyaka 33 muri iyi si. Yagiye afite imyaka 33, kandi mwibuka ko igitangaza yakoze yagikoreye uriya murwayi yari amaze imyaka 38. Byiza ndanagura mumwerekeze ibiganza muwe Imana imuhe umugisha. Ngo Yesu bamaze gufata icyemezo cyo kujya kumubamba, vuga ngo kumujyana kumubamba. Komeza ufashe mikoro. Bibiliya ivuga Yesu igiti bamukoreye aricyo gisobanurwa nk'umusaraba. Bwira umuntu mwegeranye ngo igifite agaciro si igiti, igifite agaciro ni impamvu y'ucikoreye. Ngo bamujyanye bamushoreye nta muntu wamugiriye impuhwe, bamwe bamuririra abandi bamukomera, abandi bavuga bati nagenda azabone. Gira umuntu mwegeranye ngo ku musaraba wikoreye abavuza induru urabazi, munyeganyezo mubaze uti ku musaraba wikoreye abakuvugiriza induru inyuma urabazi. Abagatulika baravuga ngo Yesu aho bigeze araruha. Vuga ngo Imana igiye kukuruhura ariko warurushe. Bagira isengesho rivuga abagatulika ngo Yesu agwana umusaraba kangahe? Gatatu. Ngo bamushoreye bamujyanye aho yagombaga kubambirwa i Nyabihanga, ngo yenda kuhagera ahasatiriye, ngo umuruhu uramwica aragwa. Mubo bari bari kumwe nihagira umuntu umugiriye imbabazi n'impuhwe, barongera baramwegura
baramubwira ngo nakundi ugomba kuwikorera tugakomeza. ngo ageze imbere arongera araruha aragwa. ubwa kangahe? ubwa kabiri. ndagira ngo Imana uyu mugoroba iguhuze n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. ngo yenda kugera i Nyabihanga, ababibona ngo nawe umwakira, icyo bakora ari ukumwegura bakongera bakawumukorera. ariko turashima Imana ko nubwo wabuze uwakwakira, hari uwo Imana yateguye wo mu ibanga abantu batazi. ngo benda kugera i Nyabihanga ngo arongera araruha arongera ubwa kangahe? ubwa gatatu. ngo ananirwa kwegura. barababaye urihangana, urasuzugurwa uranatukwa. uretse ngo hafi aho ngaho hari igiturage cya ruguriyo, ngo harimo uwitwa Simoni w'umunyakwene. ngo nawe yari afite gahunda ze yateguye, arimo akaraba yitegura. mu gihe akaraba yitegura ngo ajye muri gahunda ze, vuga ngo gahunda ze. mu giturage ababizi haba utuyira twinshi, hari inzira nyinshi yagombaga kunyura. bwira umuntu mwegeranye ngo Imana irangije imunyuza inzira agomba kunyuramo. munyeganyeze umubwire ngo imunyuza inzira agomba kunyuramo. haleluya! ndagira ngo nkubwire, uyu muntu w'umumaro ntabwo bisaba ngo mube muziranye, ntabwo bisaba ngo mube hari uwabahuje. mwahurira mu modoka, mwahurira ku ishuri, mwahurira mu isoko, mwahurira mu kazi, ariko Imana igiye kuguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. unzamurire haleluya nimba uri muri iri teraniro. Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umumaro. ngo amaze kwitegura avuye iwe, ijwi rimwereka ahanyura. mbibutse ngo iyo dusenga akagezi k'ikireti kakakama, ibikona bigahagarara, Imana ikatwohereza isarafati. tugisarafati Imana yamaze kuvugana n'umugore w'isarafati. ni iki gituma Eliya ahinguka isarafati mu marembo y'umudugudu akamenya uyu mugore? ntabwo ari uko hatoragura hari gutashya abagore bake, ahubwo Eliya afite amakuru atari yava aho yavuye. uyu mugore nawe ni iki gituma amenya Eliya? yahawe amakuru ya Eliya atari yahaguruka aza. iyo babonye baramenyana. bwira umuntu mwegeranye ngo uyu muntu mugiye guhura muzamenyana. nta mananiza azazamo, nta mbutiyaje zizazamo, nta bibazo bizazamo. ntabwo azabanza kukubaza amoko, ntabwo azabanza kukubaza ayo wize, ntabwo azabanza nzamurira haleluya. ntabwo nimba hariho ikintu gikomeye kandi kibabaje, ni abantu twataye umwanya tukaruhira ubusa. bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde kongera guta umwanya uruhira ubusa. ugakundana n'umukobwa imyaka 5, ari wowe umugurira telefone yamenetse, ari wowe ugira gute. umukobwa nawe agakundana n'umuhungu imyaka 3, amutesha umutwe, ari umushyira imbuto, ari ugira gute yarwaye. wajya kubona ukabona mvitasiyo kuri WhatsApp. bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde kuruhira ubusa ubuzima bwawe, ntuzongere kuruhira ubusa. Imana ibigukurireho mu izina ryayo. abantu bishuriye abandi amashuri bamaze kurangiza. hari umuhungu w'inshuti yanjye aherutse gushaka kwiyahura, ariko ndavuga inubwo yabivuze ntabwo ari bubikore. yarihiriye umukobwa ku munsi wo kudefanda iyerika, aritegura dodesha kositimu. ninjye wamujyanye aho yayidodesheje Kimironko kwa Rashe. azi ngo niwe barakatana umugati nka muntu urangije.
uyoboye ibirori yagiye guhamagara ati tugiye rero kumuhamagara baze bakate keke kandi araba ari kumwe na sheri we, undi yicaye aho ngaho agiye kubona bahamagaye undi musore niwe bayikatana. Amamagara nari ndi guturuka mu giterane ku Kibuye Afroda ati banguka ngiye kwiyahura. Ndamubwira ino utakwiyahura tutabonanye hari ibintu nashakaga kumbwira. Ni na telefone n'injura zisigira ni nza mvuga inubwo yabimbwiye ntabwo akiyahura. Ndaza ndamureba arambwira ati Afrodi ambwira ibyamubayeho numva koko akwiye nko kwiyahura, ariko ndavuga inubwo wamenye Kristo ntabwo wiyahura. Ariko sinahita muhumuriza kuko umuntu ushaka kwiyahura ushobora kumubuza cyane akakwiyahuraho, ubanza kwitonda. Nubona umuntu yarigeze kwiyahura kabikira ujye umugendera kure buryo nyinshi byanga abantu biyahuriraho bakavamo. Ngwino nkwereka ahantu ujyana kwiyahura, mujyana ku kinamba hariya ku kiraro hejuru. Byarakaye ubona yapfuye, ariko nkavuga inubwo twahuye ntabwo ari kwiyahura. Hari hamaze kuba nka saa moya ndamubwira ni rero urabona zino modoka nini ziba ziturutse Tanzania, niwe yahagarara ahangaha nituruka iri ni ndabara gatatu nuhita ugenda murahubirana, ine ntabwo iriho igifata feri ihutiyeho. Iya mbere iraza igeze nk'aho bahuriramo ndabari ni rimwe, ini kabiri, ini gatatu, ariko nanamureba haravuga ngo ariko Foroda arihindukira ngo koko ngiye kwiyahura. Ndamubwira ni ukuri kw'Imana agenda. Iya kabiri iraza ndongera ndamubarira ini noneho uragiye ngo noneho ndagiye, ini rimwe, ni kabiri, ini gatatu, ahita ahindukira ngo pundi se yaramariye iki. Ndamubwira ni kare kose ibyo uba wabyibashije ukima. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde kuruhira ubusa mu izina rya Yesu. Imana ikurinde kuruha uruhira abandi. Ariko zikungira ngo ubane n'umugabo akiri umukene nimubara gufatisha umugisha avuga ngo nubwo twabanye sinasezerana nawe ngiye gusezerana n'undi. Iyi karande n'iyi mivumo n'iyi mikoshi yo kuruhira abandi turayanze mu izina rya Yesu. Sangukaraba ibiganza byawe uvuge ngo sinzongera gukora nkorera abandi. Umugisha wawe ugomba kuba wawe. Karaba uvuge ngo sinzongera gukora nkorera abandi, nduhira abandi. Umushahara wawe ukaribwa n'indaya utazi, turabyanze mu izina rya Yesu. Mwicirize Namasala wa dotasire bonesa. Elewa Imana irambwiye ngo muri iri teraniro hari abakobwa 16 ikoreye mu bukwe. Abakobwa bahaguruke bazamure haleluya bari muri iri teraniro. Abakobwa muzamure haleluya mwenyine, abari mwe muzamura haleluya. 16 Imana ikoreye ubukwe. Kandi Imana irambwiye ngo mutakongera kwirirwa mwibaza ngo barabazinze ngo bagize bate. Imana irambwiye ngo buri munyururu yose yari baboshira citse muri iri teraniro. Imana irabatabaye mu izina rya Yesu. Hari ikiganza nakomeje mbona kigenda muri iri teraniro kigakora muri ruhanga rwa buri muntu. Numvise ijwi ry'Imana arimbwira ngo Imana yacije inyenyeri yandi mahirwe yari yarazimye ku buzima bwawe. Hari inyenyeri yatse, ikomanga uvuge ngo hari inyenyeri yatse ku buzima bwawe. Hari inyenyeri igomba kwaka. Iyi nyenyeri niyo igomba kumurika uwo mugiye guhura nawe. Ngo Yesu agwa gatatu ngo arangije buri imbaraga zo kweguka. Simona wari yiteguye, Imana imuhata inzira anyuramo.
bwira umuntu mwegeranye ngo Imana igiye kumwereka inzira anyuramo mugahura. Ntabwo uzongera kwirirwa ubisengera, ntabwo uzongera kwirirwa ubibaririza, ntabwo uzongera kwirirwa ubyinginga. Ngo babonye yuko Yesu atabasha kweguka ngo yongere kwikorera, ngo barebye imbere babona umugabo witwa Simoni w'umunyefureni. Ngo baramwegera, vuga ngo baramwegera. Ninde muhungu uri hano ushobora kunyinira umukino? Ninde? Wino hano. Ikorera intebe. Banguka hano. Banguka. Samugwa. Kandi ugwe wikorera iyo ntebe. Umuhungu katimera. Muvuge ngo yaguye bwa mbere nihagira umugirira impuhwe. Ongera wegu. Ageze imbere arongera aragwa bwa kabiri, ongera ugwe bwa kabiri. Vuga ngo nihagira umugirira impuhwe. Ndagira ngo noneho nutumva arongera areguka baramwegura. Arongera ubwa kangahe? Ubwa gatatu. Arangije ngo aherayo nta zindi mbaraga yarasigaranye. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo aho ngaho waheze niho Imana igiye kukuzanira Simoni. Aho ngaho waheze baje kwiyerekana inshuro 5 ariko biranga nibwaba. Wagerageje gushora kenshi biranga, wagerageje amahirwe kenshi biranga, ariko aho ngaho waheze Imana yambwiye ngo mubwire ko ariho igiye kukoherereza umuntu wahuye n'ikigeragezo cy'inzara nk'ubu nyivuze niwe watumva. Ngewe nzara n'amabara yayo, nzinzara ikutu ukareba nk'umujura kandi utari we, ku buryo abahanuzi b'ibinyoma bashobora kukwitiranya bagira ngo uriba kandi uri umushonji. Nzababwira ibintu birindwi umushonji ahuriraho n'umujura. Icya mbere bw'inzara ikushe cyane ugeraho ukareba nk'abajura. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde inzara mu bawe, igukubitira umudayimoni w'inzara mu izina rya Yesu Kristo. Igukubitira umudayimoni w'inzara ni mubi. Inzara yarandiye ndayizi. Imana irambwiye ngo umaze igihe ubona ibintu Imana ivuga ariko wareba gukora ukabibura. Imana irambwiye ngo ibikuye mu mvugo ibishyize mu bikorwa. Uyu mwaka utari warangira Imana ikoze ibitangaza 3 ku buzima bwawe. Bizahindura izina ryawe, bihindura indesho yawe, bihindure n'ukusa. Nimba hariho umuntu uzaseka na yayandi yo hirya akagaragara, Imana irambwiye ngo ikoze imirimo n'ibitangaza, kandi inyenyeri Imana yakije ku buzima bwawe igiye gutangira gukora ugisohoka hano. Imana irambwiye ngo irakurengeye. Mukomere Imana amaci mu izina rya Yesu Kristo. Tapi ezala watota azenema lakota arevosema. Umva mbwire mama, haguruka ngo hanuri kuri kalendari yawe n'umwana. Iminsi yari yarangiye yo kubaho, ntabwo bari kuzageza ku itariki 15 z'ukwa munani ukiriho, ariko Imana irambwiye ngo ikongereye imyaka yo kubaho, kandi napfuye nawe uzakwica. Kandi kuva uyu munsi usezerere gusengera ibyifuzo byo kurya no kwambara n'iki n'icyakurizaga. Imana irambwiye ngo irakirangije mu buzima bwawe. Uzahagarara ushima Imana. Muhereze Imana icyubahiro. Ndashoje. Mwanzamuriye haleluya nimba muri hano. Tapi ezala wado tasinema ale wado pa. Umva chaka abantu bari gusengera igishoro, abantu basengera igishoro cy'ubucuruzi, nimuhaguruke nimuzamure haleluya 3 z'imbaraga. Imana itanze igishoro cy'ubucuruzi. Imana itanze igishoro. Mwicare ndagira ngo nambutse message. Imana irambwiye ngo mubwire yuko utazicwa n'ishari.
Imana irambwiye ngo ishyari ntabwo rizakwica. Icya kabiri, amagambo y'abantu ntabwo ari Imana iha agaciro, Imana iha agaciro uko ikubona. Icya gatatu, Imana irambwiye ngo hari amatangazo imanuye, hari urundi rwandiko izamuye. Imana irambwiye ngo irakurengeye, kandi kuva uyu munsi kose kotorora uhereye ku rwara rw'ibirenge byawe kugeza ku musatsi wawe. Muhereze data icyubahiro. Ntabwo nzi inshuro wagerageje gucuruza bikanga, ariko Imana irambwiye ngo mu banyamahirwe b'ababyeyi bagombaga kuba bameze neza muri iki gihugu, nawe wari urimo, ariko wagiye unyagwa. Imana irambwiye ngo ije kugushumbusha ibyo Satani yakunyaze, kandi reka nkubwire, Imana ikwicaje muri gakondo yawe ikwaguriye imbago. Imana irambwiye ngo acira umugisha mu masaziro yawe, kandi Imana iguhaye uburame. Unzamurire haleluya mu izina rya Yesu. Umva gira umuntu mwegeranye ngo hari Simoni ugiye kuza ku buzima bwawe. Mubwire ngo hari Simoni ugiye kuza ku buzima bwawe. Uyu Simoni ntabwo bisaba ngo abantu babe bakwemera. Numara guhura na Simoni bazakwemera utari n'uwo kwemerwa. Kandi reka mbabwire, nimukarwane no kwemerwa n'abana b'abantu. Umubare mwinshi w'abantu ntabwo wakwemeza Imana, ariko y'Imana ikwemera ikwemeza abantu n'abatakwemera ikabakwemeza. Ndagira ngo uyu mugoroba Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ngera ucokoze ibitekerezo. Imana ije kubana nawe, kandi Imana iragufasha, iragukomeje, kuko wifashe wayirekura. Imana irambwiye ngo ntabwo uzapfira hariya, ahubwo uzapfira mu nzu yayo. Imana asengera hano. Imana irambwiye ngo irakubatse, kandi yongeye irakubatse. Kandi Imana irambwiye ngo ntabwo uzigera wicuza kuyikorera. Uzaririmba, uzacuranga mu nzu y'Imana, uzakorera Imana, uzumva kugirirwa neza n'Imana. Imana ikugiriye neza, uhereza Imana icyubahiro, uzamure haleluya, nta kintu bitwaye. Ababyeyi bari hari Imana irambwiye ngo mbabwire ngo hari harimo babiri Satani yasabye. Imana ibarindiye abana banyu, Imana ibashiriye uburinzi ku bana. Mwababyeyi mwe bari aho niko Imana imbwiye, Imana ibashiriye uburinzi ku bana. Hano harimo umubyeyi bagurishije aho bari batuye. Ntabwo nshaka kukwerekana, bagurishije aho bari batuye, baza bahungiye inaha bazi ngo hari ubuzima. Bahageze amafaranga barayarya arashira, naho bari baguze barongera barahagurisha. Nyuma yaho umugabo warangije aramwihinduka. Imana irambwiye ngo igiye kukugirira neza, kandi Imana irabashumbushije, ibarinze kuba impunzi mu gihugu cyanyu. Imana irambwiye ngo irongeye ibahaye gakondo. Mukomere Imana mashi. Nuko Imana imbwiye ngo irongeye ibahaye gakondo. Ntabwo nshaka kukuvuga, mbwirira umuntu mwegeranye ngo Simoni. Vuga ngo Simoni. Nshaka uyu munsi gutanga gahunda z'ukuntu turi butaha. Nshaka gutanga gahunda z'ukuntu turi butaha. Imana irambwiye ngo inyenyeri yakije ubuzima bwawe. Uyu uri imbere yawe w'amarembo, Imana irambwiye ngo inyenyeri yakije ikugiriye neza uyu mwaka utari waraye. Imana igutabaye uyu mwaka utari waraye.
musozi Imana irahagukuye, ahantu abantu bari bakumenyereye Imana irahakuye. Samura haleluya ni muri iri koraniro. Nurangiza ndagira ngo umufatire ukuboko, umufate ukuboko neza, umuteteshe, umumanure gakeya, umubwire ngo nyuma y'uko Imana ihakwimuye ibyari bikwicariye nawe ugiye kubyicarira. Umumanure gatoya, umwicaza aho ngaho, umwicaza aho ngaho, umumanure gahoro, umubwire ngo ibyari bikwicariye nawe Imana igiye kuguha kubyicaraho. Ibintu byari bimaze iminsi bikwicariye, ubu noneho byirinduye, Imana igiye kuguha nawe kubigiraho ububasha. Imana igiye kuguha kubigiraho umutware, Imana igiye kuguha kubigiraho ubushobozi, Imana igiye kuguha kubigiraho ijambo. N'abantu bari hano ngo bazamure haleluya. Haleluya. Ayiwe Mana, ubuntu bugira gatatu, Satani ashaka kumitana, nagera kwa Yesu akangirira neza. Nagera mu rusengero barukoremwe, bakavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Abasinzi n'abasambanyi bakihana. Haleluya, haleluya, haleluya. Gira umuntu mwegeranye ngo uyu Simoni yahageze, munyeganyeze umubwire ngo uyu Simoni yahageze. Jewe iri jambo Imana iri imishuriye, nta cyumweru kirashira hano mbyigisha. Hano ni ubwa mbere na Kimironko ngiye gukomereza kwa Pastor Mugabo Kunuki, ariko Imana yarari imishuriye mitangira gutanga komande y'ibikoresho bikenewe mu nzu yo kugira ngo umuntu azane umugore. Bwira umuntu mwegeranye ngo uhite uhindura imyumvire n'imyitwarire. Bari kubikora nzabihindura nzabipakiza kuwa gatanu, nahinduye ibintu byose. Bwira umuntu mwegeranye ngo uvane hano kwizera gukora ibintu utari wigeze utekereza gukora. Kandi hatagira umuntu ugaruka mu buzima bwawe akubwira ibintu bimeze nk'ubujajwa. Abagore baza kukubwira ngo iby'abagore ngo baraye batongana, mubwira uti ntabwo ukenewe mu buzima bwanjye, ibyo ntabwo bindeba. Bene ibyo ngibyo bajya kubibwira mudugudu. Umuntu uza kubwira ngo ko nagukunze ngo ugira sebe ngo sheri ngo cyangwa nawe, mubwira uti we vuga ibikugenza numve hari igihe hari ibyo byagira imbaraga. Higira umuntu ugutesha umutwe ukubaza ibyabanje, mubaze ibimugenza. Nimuzemera abantu bababaza ibyabanje. Simoni yaje ntabwo abanza kubaza ibintu byinshi, yikorera umusaraba akagutwaza, urugendo rugakomeza kugira ngo ugere aho wananiwe kugira gute kugera. Bwira umuntu mwegeranye ngo Simoni ntabwo ari bukubaza ibintu byinshi. Wabyaye kabirute, ubwo se ari kumva warabyaye kabirute nyine uko babyaye. Bwira umuntu mwegeranye ngo Simoni nta byinshi ari bukubaze, arikorera umusaraba wawe awugutwaze akugeza aho wananiwe kugira gute kugera. Ako iri jambo muraryizeye cyangwa mugiye kurisiga hano? Iri jambo mwese mutegura umwanya munini wo gushima kuwa kabiri.
abantu baryizeye rigiye gutangira kubakorera muzageza ku wa kabiri ryaba ibyo mbabwira ndabizi Imana ngorera ndayizi ngoreye Imana kuva mfite imyaka 7 kugeza iyo ngize ubu ngubu nari bubabwire ntarari mfite ryo kuvuga no kuyibeshyera kuko nshigaje imyaka myinshi yo kuvuga zagarukira kuri 94 niyo nzapfiraho kandi reba iyo mfite uyu munsi 94 bwira umuntu mwegeranye ngo Simoni Imana iguhaye uramumenya akikugeraho mubwire ngo uramumenya akikugeraho uramenya akarisi hanyuma ikintu cya nyuma kigaje gukora hari abantu nka 12 nshaka gusengera ikindi nshaka kubaha amabwiriza y'ukuntu muri butaha uyu munsi icya kabiri nshaka gusaba mushumba mu cyubahiro cye kuwa kabiri dora zaba ari muzagerageze kuwa kabiri mushunda bigusabye kuwa kabiri buri muntu wese uzamukozeho ikiganza nihazagira umuntu babesha mujye mumenya imbaraga z'amavuta uko zikora umwana ukivuka niyo yasanga ufite 12 umwitaho cyane kuruta abo wari ufite umuntu ukimikwa mujye mukunda amavuta ye kuruta abayamenyereye kuwa kabiri njyewe nzaza hano nkozeho ikiganza utsabira amafaranga n'umugore gusa nta bindi bintu amavuta mashya ajya akora ibintu nihazagira umuntu babesha nicyo cisha amadini yacu kubera ko azi ko ari ibigugu barangiza bakatwita inzaduka kandi umwana uvutse vuba umubyeyi amwitaho vuba amwitaho cyane kuruta abamenyereye nshaka kubabwira ukuntu muri busohoka ikindi nshaka ko kuwa kabiri muzana ibintu nimba ufite umugabo wowe gerageza ukamufitiye nimba ufite ikibanza ushaka kugurisha